mbere ugomba kukimenyeraho iki cyapa ubundi kiri mu byapa biburira bigira biburira kiri mu byapa biburira yego ubwo ni muri bwa bwoko butanu na wowe genda ubasobanurira tubwire ikintu gitumye nyine umenya ko iki cyapa kiburira ni ikihe kintu umuntu ashobora kubona ku cyapa agahita amenya ko icyo cyapa kiburira umenya ko imbere yawe hari umuhanda unyura mu wundi siko bimeze ubwo ngubwo tworoshye ibintu twagiye kikaba kiba mu bwoko bw'ibyapa biburira yego ibyapa biburira rero mubibone nyine icyapa cyose uzabona giteye gutya uzamenye ko icyo cyapa kikuburira ahubwo ikirango kirimo hari hagati nicyo kizaba gitandukanye n'ibindi reka dukomeze turebe n'ibindi ikiba kiriho ni ukureba ku nkengero z'umuhanda ukareba iruhande rw'ibumoso ukareba iruhande rw'iburyo ukareba hagati mu mirongo ukabona gukomeza reka nizere ko muri tayari aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu Uwiteka akomeze kubarinda no kubaremera amashimwe wari Junior Mike yawe ntabwo iri kure buriya iyo mikoro yawe ntabwo iri kure yawe ubu ngubu se yabiri kure udaturagurika nkanjye ubu ngubu yabiri kure ariko ngeze gutya wow warizugira gute narize ndaruha warize uraruha bro today nibwo ngiye kureba ko wize ukaruha rero uyu ni umwe mu basongozi bakomeye cyane dufite mu gihugu umujene afite kategori nyinshi cyane ari mu badereva bashyushye nyine dufite ikintu tugiye gukora uyu munsi rero turi live mu mihanda ya Nyamata ngira ngo muri kubibona ngiye ku makinga challenge yuko aba bantu koko baba bariza hari abantu usanga barabonye provisoire kuri kumuweza Nyagasani nabyita gutyo kari kuweza Nyagasani Juni sibibaho umuntu ubona provisoire ariko utamubaza ngo iki cyapa kivuga iki cyangwa se ibi ngibi bikora bite uwo muntu akaba yajya mu muhanda agatwara bikaba byateza n'impanuka za hato na hato uyu munsi rero Juno umbabarire ube ready ikimenyetso cyose ndibuze kukubaza biri live ntago ndi bukatinge na kintu kimwe ndi bukore ikimenyetso cyose ndibuze kukubaza hano muri uyu muhanda tugiye kugendamo no muhanda muremure reka mbanze nkubereke turanyura ku bimenyetso byinshi cyane bigiye bitandukanye muri uyu muhanda turi live mu mihanda ya Nyamata ikimenyetso cyose ndibuze kukubaza uri ready kuza kukinsubiza ukakinsobanurira nkuko mbishaka ikiriho ikiri bumbaze ngomba gusubiza ndagerageza ngusobanurira uko bimeze icyo bisobanura icyo biduteguza ariko cyane nko muri uyu muhanda abagaragaramo nk'ibyapa biburira kuko harimo utuntu twinshi cyane abari abanyamaguru bambukira kuko harimo amashuri menshi ibigo by'amashuri ikintu kiriho nacyo turaza kugira tubigarukaho byose ibimenyetso genda ibubona igenda nihitiramo ibimenyetso nkubaza muri uyu muhanda release come on let's go ikimenyetso cya mbere ntabwo nshaka ko duca kuri iki cyapa egera hejuru gake hano ujye muri frame egera inyuma gato cyegere iki cyapa ushaka kutubwiraho tubwire kino cyapa mu gihe umuntu atwaye ikinyabiziga akakibona agomba kubigenza gute agomba kwitwara gute umuntu ubonye iki cyapa atwaye imodoka mu muhanda ni ikihe kintu agomba gukora back iki cyapa mu kintu cya mbere ugomba kukimenyeraho iki cyapa ubundi kiri mu byapa biburira biburira kiri mu byapa biburira yego ubwo ni muri bwa bwoko butanu na wowe genda ubasobanurira yego icyo nicyo cya mbere nakubwira kugira ngo ubashe kubyumva vuba yego mu byapa biburira uhita ushaka kumenya iki cyapa ubundi kivuze iki ahantu haba ibyapa biburira ahubwo nta muhanda waburamo icyapa kiburira nta n'umwe umuhanda wose waba urimo iki cyapa kigomba kuba kirimo gusobanurira iyi shusho irimo hagati muri iki cyapa yego ikintu ishatse kuvuga ngo ubundi icyapa kiburira yego reka mbanze nkubaza akantu gataho ngaho wowe ubonye iki cyapa uhita umenya ko iki cyapa kiburira ariko mu by'ukuri ntabwo tuzi gese ni ikihe kintu kibwiye Juno ko iki cyapa kiburira tubwire ikintu gitumye nyine umenya ko iki cyapa kiburira ni ikihe kintu umuntu ashobora kubona ku cyapa agahita amenya ko icyo cyapa kiburira iki cyapa kiri mu bwoko bukoze nka mpande eshatu icyo ni ikimenyetso cya mbere kiranga icyapa kiburira yego icya kabiri kikaba gifite ikirango gisa gute cy'umukara icya gatatu ibara ubuso ni ukuvuga ngo ubundi habanza ishusho ni mpande eshatu ikagira umuzenguruko w'umutuku yego ubuso bwera yego n'ikirango cy'umukara ikirango cy'umukara rero nicyo ubundi tukunze kwibandaho none icyo kintu cy'umukara nyine aka kantu k'umukara kaba kari hagati mu cyapa aka ngaka niko kantu kaba kagiye kukubaho mu muhanda nicyo ushaka kubahiriza ubundi muri make dusobanurira iki cyapa noneho icyo kirango kirimo kiratumenyesha iki kiratumenyesha yuko hano hantu ikintu cya mbere uza yuko imbere ugomba gutegura yuko ugiye kugera mu masangano y'umuhanda harimo imihanda igiye ihurirana
inyuranamo, harimo imihanda myinshi cyane. Ikiba kiriho iki ngiki kiguteguza kuba wakwitegura kuba wagira iki, wategura kuba wakwinjira mu muhanda utuje. Ugomba kucyubahiriza. Exactly. Ushobora kwinjira ujya iburyo cyangwa se ujya ibumoso. Bishatse kuvuga iki cyapa ahantu hose uzakibona uzamenye ko imbere yawe hari umuhanda unyura mu wundi. Siko bimeze ubwo ngubwo. Tworoshye ibintu. Twagiye. Kikaba kiba mu bwoko bw'ibyapa biburira. Yego. Ibyapa biburira rero mubibone nyine icyapa cyose uzabona giteye gutya. Uzamenye ko icyo cyapa kikuburira ahubwo ikirango kirimo hari hagati. Nicyo kizaba gitandukanye n'ibindi. Reka dukomeze turebe n'ibindi. Nzabibakorera noneho tugiye kwinjira mu muhanda hagati. Bino ntabwo ndibukubaze ku bimenyetso byo ku ruhande gusa. Ndagira ngo tusobanure no ku bimenyetso byo mu muhanda hagati. Ndagira ngo tubwire mu gihe umuntu abonye uyu murongo uteye gutya mu muhanda, agomba kwitwara gute, agomba gukora iki. Mu gihe umuyobozi w'ikinyabiziga abonye uyu murongo, tutuntu bajya batubona nko muri Kigali n'ahandi hantu henshi cyane yagiye hatandukanye. Mu gihe umuntu abonye akantu gateye gutya mu muhanda, ngira akantu murabibona ko gashushanyije mu muhanda. Akantu gashushanyije mu muhanda, ubwo urumva umuntu ashobora kuza ugasanga aragoswe kandi hari uburyo yagombaga kugira gute kwitwara kuri iki kimenyetso muri rusange. Uri kubona nacyo kiri mu bwoko bw'ibimenyetso n'ubundi. Ikiriho cyo kino kimenyetso iyo kibonye ubundi mu muhanda kenshi kiba gishushanyije hagati mu muhanda, mu mihanda myinshi mishyashya muri uyu mujyi, ahariho hose ukunda kugisanga. Mu kiriho kino kimenyetso kikwereka yuko hari umuhanda ukata ibumoso bwacu. Hari n'ikindi kimenyetso kikwereka yuko hari umuhanda ukomeza ugenda straight ku muhanda nyabagendwa. Ni umurongo usanga ahantu mu mihanda minini yo twita ama highway, mu mihanda minini cyane. Ahantu bishobora kuba ngombwa ko ushobora guhindura icyerekezo ariko wambutse ikindi cyerekezo cy'umuhanda, bakabikwereka hakiri kare kugira ngo witegure kuza kwinjira muri uwo muhanda. Release mu gihe ubonye kino cyapa, ubonye kino kirango rero mu muhanda cyangwa se uyu murongo ushushanyije muri ubu buryo, ugomba gucana ikinyoteri first of all. Niba uri buze kumanuka ibumoso bwawe, mbere na mbere ugomba kubanza ugacana ikinyoteri kigaragaza ko uri buze kumanuka. Ubundi wamara gucana ikinyoteri ukagenda usatira cya gisate uri buze kumanukiramo gake gake witonze. Urabona ko rero abantu benshi bakora impanuka, abantu bayoba, abantu barenga imihanda, n'abantu baba batabaye careful kuri ibimenyetso byo mu muhanda. Umuntu wabyitayeho neza cyane ntagashobora kuba yahura n'ikibazo. Ndabizi neza ko baramutse bazanye abanyeshuri benshi muri uyu muhanda. Hano turi mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata, ndabihamya ntabishidikanya ko bazanye abanyeshuri benshi muri uyu muhanda, bakabanyuza muri uyu muhanda bakabaha challenge y'aka kamenyetso. Abanyeshuri benshi cyane bagatsindwa. Ibi bintu n'andi hantu wabisanga uretse ku Musongozi. Mukore subscribe muri benshi, nzajya mbakora ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Junior yatweretse ibimenyetso byinshi cyane bigiye bitandukanye mu muhanda, turacyakomeje tubashakira n'ibindi bijya biba confusinga, nabyo tuzabizana. Ndabizi ko abantu batazi aya magara ashushanyije hano ngavuze iki. Iri gare rishushanyije hano hari abantu benshi cyane batazi icyo rivuze. Niba ubizi dropping a comment yawe, niba utabizi kandi nabwo dropping a comment ivuga ko ukeneye kubisobanukirwa, tuzabigukorera. Ikindi kintu, iyi mirongo Juno, ndashaka kubaza kuri iyi mirongo, umurongo ucagaguye n'umurongo urombereje ikoreshwa gute? Icyo nicyo kintu nshaka kumva nako. Nibyo bintu mba nkwiriye ubundi. Ibintu byose nakubaje ntabwo nari nkwiye kubikubaza manye. Iyi mirongo ubundi niyo ubukwiriye kuba wakubahiriza kenshi mu muhanda. Niyo ikoreshwa ahubwo kenshi cyane mu mihanda. Uyu nguyu ni wo muhanda ubundi. Understand it. Mu muhanda niyi mirongo ishushanyije. Uyu ni wo muhanda kabisa. Yego. Kugira ngo dusobanurire imikorere noneho y'umurongo urombereje n'umurongo ucagaguye. Si umurongo urombereje mu gihe duhere ku murongo urombereje ucagaguye. Umurongo ucagaguye mu gihe tuwubonye. Ubwo umurongo ucagaguye ni uyu murongo uteye nk'uyu murongo uri muri uyu muhanda muri kubona. Uyu murongo uracagaguye. Mu gihe tubonye umurongo ucagaguye mu muhanda tuba tugomba kwitwara gute? Ni ibihe bimenyetso tuba tugomba kubahiriza ku murongo ucagaguye? Ku murongo ucagaguye ubundi tugaragaza ibimenyetso byinshi, harimo kwitonda kuko haba hemerewe ibintu bigiye bitandukanye. Mu gihe ubona yuko haba kunyuranaho, habaho ubwitonzi kuri iyi mirongo icagaguye. Ubu byemerewe kunyuranaho, ubu byemereye cya mbere cyo uba wemerewe kuba watanga inzira mu gihe runaka. Ikiba kiriho ni ukuyubahiriza iyi mirongo. Ibisobanuye byinshi. Ikintu nakubwira cya mbere cyo dukunda kuyubahiriza mu kintu bita kunyuranaho mu binyabiziga. Ukitondera imbere yawe, ukitondera inyuma yawe, ukambuka neza nta kintu ukagira amahoro. Ubwo ku murongo urombereje biba bimeze bite rero?
umurongo urombereje ni ikintu nacyo kigira amategeko menshi abantu badakunda kubahiriza, ariko uyu murongo urombereje ntabwo wemerewe kwegerwa habe na gato. Ntabwo wemerewe kuwukoraho, ntiwemerewe kuwegera, ntiwemerewe no kuwukoraho ikintu na kimwe. Wemerewe kuwugendera hafi yawo ariko utawukozeho. Nicyo kintu nakubwira. Hari ahantu usanga hashushanyije umurongo urombereje n'ucagaguye ariko ibangikanye. Ahantu naho ndashaka ko tuzajyaho tukasobanurira abantu, ariko babanze ba dropping comment ko babikeneye. Drop